Tariki ya 15 Nyakanga duhimbaza abatagatifu Bonaventura umwepiskopi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya, Bonoza umubikira n'uwahowe Imana, Rolandi umukuru w'abihaye Imana, Vladimiri umurayiki, Yakobo w'Inizibo umwepiskopi na Donaldi. Turahimbaza mutagatifu Bonaventura umukaridinari, umwepiskopi n'umuhanga mu nyigisho za Kiliziya. Bonaventura yavukiye i Bagnoria mu Butaliyani mu mwaka w'1221. Akiri muto cyane afatwa n'indwara areremba, nuko nyina asezeranya mutagatifu Francisco wa Asizi ko namusabira umwana w'agakira, umwana we azamureka akiha Imana. Bonaventura icyo gihe yitwaga Yohani, niryo zina yari yarahawe muri batisimu. Nuko arakira, arakura, ajya mu mashuri i Paris mu Bufaransa. Mu mwaka w'1243 arangiza isezerano rya nyina, maze yinjira mu Bafransisikani, ariko akomeza no kwiga i Paris. Umwarimu we icyo gihe yari Alexandre wa Halesi, bitaga umuhanga udahinyuka. Izina rya Bonaventura ryavuye ku magambo ya mutagatifu Francisco yamubwiye aje kumusaba kwinjira mu muryango. Francisco yabaye akimubona aravuga ati, "O Buona Ventura," bivuga ngo kaze nyakuza mwiza. Ayo magambo niyo Yohani yafashe aba izina rye, irya Yohani riribagirana. Ubuhanga bwa Bonaventura yabugaragarije mbere na mbere mu bitabo bitagatifu, yihata cyane cyane kubisobanura neza, maze abigeraho ku buryo bake babigezeho. Si ubwenge bw'ibitabo yitayeho gusa, ahubwo icyo yimirije imbere ni ukuba umutagatifu koko, kuba umwana w'Imana uko ibishaka. Akabigeraho akurikiza cyane cyane inama yagirwaga n'abakuru b'umuryango. Ibyo bituma yiyoroshya, agwa neza, asuzugura umukiro w'isi kandi akunda ibyiza by'ijuru ku rugero rutangaje. Bituma mutagatifu Tomasi wa Akwini adatinya kuvuga kenshi ko mutagatifu Bonaventura ari umutagatifu. Koko Bonaventura akiriho yuzuraga na mutagatifu Tomasi wa Akwini, nk'uko mutagatifu Bazili yuzuraga na mutagatifu Gerigori w'Inaziyanzi. Bombi byinshi bari bazi, si mu bitabo bari barabyigiye cyangwa mu mashuri, ahubwo ni mu masengesho yabo no mu mubano wabo n'Imana, bazirikana cyane urukundo Imana yabakunze. Urwo rukundo ibitabo barusoromagamo bombi ni Yezu ku musaraba, bitegereza ibikomere bye. Mutagatifu Bonaventura yakundaga Bikira Mariya ku buryo bwagezweho na bake. Ubwo butagatifu bwe mbere na mbere nibwo bwatumye umuryango we w'Abafransisikani umutoraho umukuru wabo afite imyaka 35. Yawumazeho imyaka 20. Ageze ku myaka 51, Papa Geregori wa 11 amugira karidinari n'umwepiskopi wa Urbano. Abari bamuzaniye iryo kuzo basanga yoza amasahani abandi bari bamaze gufunguriraho, nyamara niwe wari umukuru w'Abafransisikani bose. Inama nkuru ya Kiliziya yabereye iriyo mu mwaka w'1274 niwe yakesheje cyane gushobora vuba kandi neza imirimo yayo myinshi. Yaje kwitaba Imana iyo nama itarangiye hari ku itariki ya 14 Nyakanga 1274. Ni Papa Sigisiti wa kane wamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu mu mwaka w'1482, naho Sigisiti wa gatanu yamwanditse mu cy'abarimu ba Kiliziya mu mwaka w'1588. Kunda umusaraba nka mutagatifu Bonaventura, maze wumve ubukristu n'ubutagatifu by'ukuri.
abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: iperito mu butaliyani turahimbaza mutagatifu bonoza na mukuru we zozima, ababikira bahowe imana. ishezeri muri diyosezi ya bere mu bufaransa turahimbaza mutagatifu rolandi, umukuru w'abamonaki. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro. Thank you.